Mu gihe u Rwanda rwakira irushanwa ry'isi ryo gutwara amagare muri uyu mwaka wa 2025 UCI Road World Championships hagati y'amatariki 21 kugeza ku itariki 28 z'uku kwezi kwa 9, ikigo cy'imisoro n'amahoro kirasaba abatanga serivisi zitandukanye n'abasora muri rusange kwibuka gutanga fagitire ya IBM. Ni kimwe kandi no kubagura, niba hari icyo uhashye ni ngombwa kugenda utwaye fagitire yawe y'ibyo uhashye. Muri iki kiganiro turongera gukangurirwa nk'abacuruzi n'abaguzi kugira umuco wo gutanga no kwaka fagitire ya IBM. Abaguzi kandi tukibuka kugenzura ko amafaranga twishyuye ahura n'ayanditswe kuri iyo fagitire, kubera ko rero umuguzi ari we wishyura TVA ikabikubiye mu mafaranga yishyuye. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kirasaba ko abatanga serivisi zitandukanye zaba iz'ubukerarugendo, iz'imyidagaduro, abacuruzi b'ibiribwa, ibikoresho, serivisi ndetse n'abandi bose basora kwibuka guha abaguzi bose fagitire ya IBM. Ndumva twahera mu gusobanura yuko abaguzi aribo bishyura umusoro ku nyongeragaciro, bakawishyura binyuze mu giciro cy'ikintu baguze, cyaba ikintu gifatika cyangwa serivisi. Bityo rero nibo babishyuye umusoro ku nyongeragaciro, dukunda kuvuga cyane ko ari uwa TVA cyangwa se VAT. Uwo musoro rero ujyana kenshi n'urwego rwa consommation, uko bingana. Iyo consommation yiyongereye birumvikana ko n'umusoro ku nyongeragaciro nawe wiyongera. Iki gihe rero cy'irushanwa ry'amagare urwego rw'isi izabera hano i Kigali, ni umwanya mwiza mu by'ukuri wo gukora business ku mahoteli ndetse n'abantu b'imyidagaduro itandukanye. Birumvikana ko imibare muri uku kwezi kwa 9 izaba itandukanye n'andi mezi ku bijyanye na rwego rwa consommation. Icyo gihe rero mu by'ukuri nk'ikigo cy'imisoro n'amahoro ndetse n'abafatanyabikorwa tuba twiteze yuko tuzabibonera mu mibare ya IBM cyangwa se ku mafagitire azakorwa. Ni igihe mu by'ukuri dutekereza yuko amahoteli n'abantu batanga serivisi zitandukanye, amafunguro, kwidagadura se, imibare ziyongera. Nicyo twiteze muri iki gihe tuzaba turimo kubona. Abaguzi rero baba abanyarwanda batuye u Rwanda cyangwa se abazasura u Rwanda muri iki gihe bazahabwa IBM, bazahabwa inyemezabuguzi za IBM ku bwinshi. Turakangurira mu by'ukuri abo baguzi, abazishyurira abakiriya babo cyangwa se abashyitsi babo ko bibuka cyangwa se bazirikana kwaka inyemezabuguzi ya IBM. Ariko n'amahoteli cyangwa se abatanga izo serivisi nabo barakangurirwa gutanga amafagitire batategereje yuko mu by'ukuri babisabwa. Nibwo butumwa numva twatanga. Ni ku nshuro ya mbere iri rushanwa ryakiriwe ku mugabane wa Afurika, ikaba ari intambwe ikomeye ku mugabane wa Afurika by'umwihariko ku Rwanda. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kigasaba abacuruzi gukomeza kwerekana ibyo byiza by'u Rwanda n'uburyo rwubahiriza amategeko arimo n'arebana n'imisoro. Gutanga fagitire ya IBM ni imwe mu ngingo zishimangira iterambere ry'ikoranabuhanga u Rwanda rugezeho, rigafasha gukora ubucuruzi bugezweho kandi bw'umwuga. Abacuruzi ikintu cya mbere nabasaba nuko bibuke yuko u Rwanda iki ni igihugu gisuwe n'abantu bangana kuriya, ni umubare munini baturutse impande zose z'isi. Iyo baje rero bareba ibintu byinshi bitandukanye, harimo no kuba isura y'u Rwanda uko iteye. Nibaza ko mu by'ukuri bazabona byinshi bazishimira mu Rwanda, ariko muri ibyo harimo nuko twubahiriza amategeko, cyane cyane ajyanye no gutanga inyemezabuguzi za IBM. Umucuruzi mu by'ukuri turamusaba yuko yagaragaza isura nziza y'u Rwanda, ubudasa bw'u Rwanda mu gutanga inyemezabuguzi ku bakiriya bamugannye, kandi iyo nyemezabuguzi ni IBM nk'uko tubizi. Ubwo rero mu by'ukuri nabikora gutyo, icya mbere araba yujuje ibyo asabwa, ibyo kuba yatanga fagitire, ariko hari n'abatanze na image nziza y'igihugu, ku buryo abazadusura bose nibasubirayo bazavuga bati muzajye mu Rwanda kureba uburyo bubahiriza amategeko y'imisoro, cyane cyane batanga inyemezabuguzi ya IBM. Abaguzi n'abacuruzi nabo bemeza ko umusoro ari inkingi ikomeye mu iterambere nk'iri ryo kwakira ibirori nk'ibi ku rwego rw'isi, kandi bakanagaragaza ko umusoro ariyo soko y'amafaranga leta ikoresha mu kubaka imiyoboro y'amazi meza, amashuri afite ibikorwa remezo bigezweho, amavuriro ajyanye n'igihe, imihanda n'ibindi byinshi.
abacuruzi n'abaguzi twaganiriye mu bihe bitandukanye basaba ko kwaka no gutanga fagitire ya IBM bikwiye kuba umuco. Niye nashishikariza n'abaguzi kuko gusaba fagitire ni inshingano zawe. Ayo mafaranga umucuruzi aba gutwaye n'ubanga ayo mafaranga umucuruzi yo kuri fagitire yakwiye kumenya yuko ntabwo araye ahubwo nayo agomba leta. Bivuze ngo nta mpamvu nimwe numva buri muntu wese yakwiye kumenya kandi akamenya yuko nubwo umucuruzi abakondane ariko nawe uri muri risk yo kushobora kuhabura ibicuruzwa. Kuko nzi nka case mwegeze kubaho umuntu yaguze ikintu nta fagitire afite ageze uramwiyakana ntacyo bigeze ukura hano kandi koko nibyo nta proof nimwe yemeza ko wagikuye aho ngaho. Umva anytime nubwo atakurikirana n'amategeko ariko cya kintu yaguze ari afashe risk yo kukibura. Nicyo nabwiraga abantu kuba babasha kugera basaba IBM. Umuguzi wa nyuma utaka fagitire ubwabyo arimo aradindiza iterambere. Iryo terambere rero arimo aradindiza ni iry'igihugu, ni iry'umwana we, ni iry'umwana wanjye, nuko yaka inyemezabwishyu. Iyo nyemezabwishyu ni umusoro atanze, n'imbaraga atanze mu kubaka igihugu, ndetse bikamufasha no kugira gute ejo umwana we azabone yige hafi, abone amashanyarazi, abone ibikorwa remezo bitandukanye. So namugira inama rero yo kuyaka. Uwo muntu rero utayitanga rero nawe ikibazo gihari ni cyarimo aradindiza nawe iterambere. Umusanzu wacu nuko tugomba kugira gute gutanga iyo nyemezabwishyu, kubera yuko n'ubundi nibyo twakiriye by'abaturage baduhaye kugira ngo dufashe leta mu kubikusanya. Iyo rero umuntu atabikusanyije abarimo arakora amanyanga cyangwa se arimo aranyereza umusoro. Ya ubundi ibyo kuvuga ngo utanze fagitire amafaranga make, ubundi twebwe ikiranguzo tuba twaranguje kiba cyagiye muri mashini. Nta kuntu watanga igicuruzwa ku mafaranga make kandi muri mashini kigaragara ko wakiranguye. Aho ngaho nabyo ubu uri gukora amakosa. Aho ngaho n'ubundi baguhana kuko fagitire isohoka babona ukuntu uri kuyisohora. Nk'urugero ntago natanga kuvurori nk'ibihumbi 25 ngo nsore fagitire ya 20, ntago byakunda kuko no muri mashine iyo turangura igicuruzwa uko twakiranguye kiba kigaragara muri mashine. Uko twakiranguye rero niko tugisohora dukurikije n'inyungu duhawe. Nabwo ntago ari byiza gusora fagitire tuzuye. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kiributsa nanone muri iki gihe abakenera serivisi zijyanye n'amacumbi biyongereye, abatanga izo serivisi ko bakwiye kwibuka gutanga fagitire iriho wa musoro wa 3% w'ubukerarugendo ku icumbi. Yego, umusoro w'ubukerarugendo wa 3% n'ubundi wakwa kuri serivisi z'ibyumba. Ni ukuvuga ngo uwo ureba abantu bafashe serivisi zo kurara mu mahoteli, ni umusoro watangijwe muri uyu mwaka mu kwezi kwa 7. No kubashimira bwa mbere ariko n'ubwa kabiri kubutsa yuko kuri buri nyemezabuguzi yose igomba kugaragaza uwo musoro. Ndavuga inyemezabuguzi ijyanye n'icumbi, igitanda umuntu kubaraye muri hoteli birumvikana, cyangwa se ahandi hantu hatanga amacumbi, ko bagomba kwibuka gushiraho uwo musoro wa 3%. Tunabashimira ko abenshi batangiye kubikora kandi bakanawumenyekanisha bakanawushura, kubera ko wakirwa ukanishurwa mu gihe cy'ukwezi. Abaguzi twebwe n'umwanya mwiza twahawe na leta yuko umusanzu wacu ugera mu isanduku ya leta. Twakinyemezabuguzi igihe cyose tuguze. Abacuruzi bo ndabasaba gukomeza kwirinda kutubahiriza amategeko, kuko iyo ubyirinze wirinda n'ingaruka zabyo, harimo ibihano bishobora kuviramo n'igihombo cyangwa se no gufunga business bitewe n'urwego rw'amakosa yakozwe. Nicyo nabo nabasaba kugira ngo bitabiriye gahunda batange fagitire ya IBM, baba babisabwe cyangwa batabisabwe. Mucuruzi, ni ngombwa gutanga fagitire ya IBM, si ngombwa ko umuguzi ayigusaba. Zirikana kandi ko ibihano ku batanga fagitire ituzuye nabyo bikomeye. Wibuke nanone ko kunyereza umusoro ari icyaha nk'ibindi byaha, bishobora no kugukurura gufunga business yawe. Si ngombwa rero ko ibi byose bikugeraho kandi wari ugeze ku iterambere wishimira. Abaguzi namwe muzirikane kugenzura fagitire muhawe ko ihwanye n'amafaranga mwishyuye. Aho muhuye n'imbogamizi mubimenyesha ikigo cy'imisoro n'amahoro. Abakeneye ibindi bisobanuro mwatwandikira ku mbuga nkoranyambaga z'ikigo cy'imisoro n'amahoro, cyangwa mukaduhamagara kuri telefoni itishyurwa ariyo 3004.